bamwe barati mbega intambara yahagaze haba na gatoya intambara igeze he ahantu hariya imasisi harimo haravugwa urugamba n'ubu rwasuku imasisi kandi batereka umugabo we ni nyabaki umugabo ndi nyabakinye umuntu yabwiye undi ati wahora niki undi ati wahora niki se nyine wahora niki undi ati wahora niki se nyine wahora rero ni igiki wahora nukubona ibintu twarariye cyane turimo tubibona n'amaso umugabo akajya hari ati genza apfa ndwana ati nzabamara mwese mwanatiye umurongo ukumva ndaramuhamagaye ati ngo ha amasaha abiri ati ngo kubita ubuhiri cyangwa urakuramo ingabo zawe ati nzikuyemo ko wahora uvuga rero ko ingabo atari ziwawe uzikuyemo gute aha ni ikimwaro gikomeye kuri leta ya Kagame n'abari abamutsi be bamushyigikira biboneka ko abanyarwanda twapfunyikiwe amazi ibi bintu ari byo kutubeshya gusa kugira abayobozi nk'aba bazi kubeshya gusa zakadahumeka ufite inzego z'abadepite n'ibiki byose ibirateye isesemi aho umunyarwanda ashobora guhaguruka aho kugira ngo avuge ijambo agakoma amashyi gusa bamwe barati mbega intambara yahagaze haba na gatoya intambara igeze he ahantu hariya imasisi harimo haravugwa urugamba n'ubu rwasuku imasisi nagira amatwi yumva nakwiyumvira umusare twongera tubaramutse inshuti mudukunda cyane mwese aho muherereye turabaramutse rero tubifuriza igitondo cyiza aho bwakeye tubabwira tuti Imana ikomeze kubana namwe muri byose mu bikorwa byanyu natwebwe kuri radio na televiziyo umusare turahari turabakunda cyane turabaramutsa cyane wo muri Australia bati kuki utaturamutsa mwebwe mperaho ziko ngaho muri Australia turakuramutsa cyane tukubwira tuti umwaka mushyashya mwiza kandi uyu nawe uhera heze neza cyane turagukunda cyane turanagukumbuye n'abandi bose barufonse namwese muri aho muri Australia bitebyanye abanyamurenge muri herereye aho muri Australia mwese turabaramutsa tubwira tuti namwe turabakunda cyane uyu munsi rero muri studio za radio na televiziyo umusare muri kumwe na Ale turaganira ku bintu by'icyaha cyane ntabwo tuvuga ku bintu byinshi ariko turaza kugaruka icyatumye iyi Kagame iva hariya ibuvira turaza kuvuga tuti mbega yahavuye gute yahavuye yerekeza hehe ingaruka z'ibi bintu ni izihe mbega ninde yibye ariya masezerano ninde wibye uriya mushinga wa UN ngo babita ngo ni Capture 7 hari amakuru twaba dufise yuko birya bintu bitakireba akanama gashinzwe umutekano wa ONU ahubwo ibi bintu ngo bisigaye bireba Donald Trump leta z'ubumwe za Amerika gusa ngo nizo zijejwe kubishyira mu ngiro no kuvuga ngo akanama gashinzwe umutekano ka ONU kabyikuyeho Donald Trump ngo yaragiye arabyiba amaze kubyiba arabiza arabishyiriwe aha rero ngo ntabwo bireba nta kintu kimwe bihuriyeho na ONU reka da nibya Donald Trump ubwo rero murabyumva nawe murabyumva rero ngo amasaha Kagame ngo yaba yari yahawe kugira ngo yakuye ingabo ziwe hariya ibuvira abo masaha ngo yaba yararenze ngo nayo umunsi niho biri buzeze kurangira hariho rero amakuru tuba dufite baba batubwiye abantu bakatubwira bati twebwe dukeneye ko usesangura ibi bintu ukabibwira abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani ndetse n'abatanzania n'abandi bose isi yose ikakumva kugira ngo dusobanurire ibi bintu najye nababwiye ntereka ibi bintu nimubimbwe ndabisobanura mukagira Imana mwari ko ibintu birakomeye ntabwo ari byo gusobanura gupfa gusobanura ko ibintu birakomeye cyane n'ibiki rero duhereye kuri nduhungire he tugende kuri Evode Uwizeyimana tumanuke tugere kuri Paul Kagame ariko mbere ya byose reka duhere ku cyo bita uyu mugabo Kabarebe James yagize ati Chief Commander Excellence yaratubwiye ngo ashaka RPF ihinduke killing machine aho iciye ntihagire icyo igisigara ati kandi commanding chief icyo avuze gihinduka itegeko aha turimo turaganira kugira ngo tuze guhuriza hamwe mujye mwumva ibintu muhite muvuga muti kumbe naha nuko bimeze nimba ari uko bimeze rero ubwo inkotanyi intore ziraza guhita zishaka umukenyero nazo zigende zikubita Trump niba zimukubita agafuni ngo nta wamenye uko biri babigenze ariko turimo turagenda duhera ku kantu kandi aha tunatumira Sikovia kugira ngo amaruka nawe adutega amatwi ayumve ibintu turimo tuvuga nawe aza tubwira inama turamukeneye Sikovia nawe kwaza muri studio za radio na televiziyo umusara akavuga ati binabyumvise cyangwa sinabyumvise no rero uyu Kabarebe rero James ati commanding chief cyavuze kihinduka itegeko Colonel Nanga ari hariya muri Kongo yagize ati M23 AFC ntayihuriye na Kagame twagiye mo turaganira mu gihe
Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahamagazaga ngo baze gusinya, Kagame yagiye ahina umugongo agenda agira gutasubira inyuma bigura intege, ariko umwisho aragenda. Ibi mwarabikurikiranye kuri radio na televiziyo Umusare twari duhari, twagiye tubibabwira bitaranaba, tukababwira tuti hasigaye iminsi 4, ariko mukabibona. Ndibaza natwe mwagombye kudushimira kuko ntako tutagira kugira ngo tubashakire amakuru y'imvaho yose tuyabagezeho. Timo turakugenda mudukurikira neza kugira ngo mwumve ikintu kibaza aho kiri. Noneho bamaze gusinya, murumva ko harwana M23 ya FC Nanga, akavuga ko ibi bintu Nanga nabakanyuka bakavuga bati twebwe ntaho duhuriye n'inkunga y'u Rwanda, iby'u Rwanda ntibitureba. Noneho rero muza kumva rero ko Kagame inzira zose yarazisibye, nta gihugu na kimwe ashobora kujyamo ubu ngo kimwakire, umuperezida mwakire kiburaya, ntibikunda. Kuko ibi byamaze kujya habona, bamaze kumuhindura ikindi kintu, inkora amaraso. Kuko niho bigana ibi bintu, niho bigana. Ahubwo tukabaza tuti intore mw'abantu mwe n'ibinyamakuru byo mu Rwanda kuki mutahagurutse mutegura imyigaragambyo mujye mu mihanda mwambagana Amerika n'uri ambasaderi w'abanyamerika muri UNI, ni mubamagane kuko bari abantu bakoze ibidakozwa, bacafuze perezida wanyu ntaho ntazosubira kurira za ndege ngo agenda azajya hehe. Ngaho namwe mutubwira ntazajya. Reka twikomereze rero. Ikintu cya mbere ari cya mbere Kagame yakoze ni ukujya gusinya amasezerano y'ibiriganya. Harimo hararwana M23 bita ngo ni ya Nanga, noneho hagiye gusinya Kagame. Ikibazo rero urumva, uwo ni umutego wa mbere Kirombo Kisekedi yabukubise Rugondi hene, amukubise umutego rero. Yvette Ndayishimiye nyakubahwa umwubahwa Samuragwa nawe atereka nze naye ndabukuntu mugiye gusinya ibyo bintu byo biriganya, ati gende icyabona cyewo nguko abamba rero ibyabona biragiye. Noneho mwumve rero ukuntu ibintu abantu bandi mu rudubi. Kagame ati nawe mubwira ati nawe shakira umuntu azakuguhagararira ibintu ugiye gusinya, ahamagara William Ruto hageze bimwanga mu nda tereka data. Ibi turaza kuyabwira rero agakuru gatweze. Ati burya M23 nta ihuriye n'ibibazo by'u Rwanda, ati ibibazo bya Kongo n'u Rwanda na M23 ntaho bihuriye n'u Rwanda. Bati none yaje gusinya gute? Ibi tugenda mwari byumvise mwese tubabwira kugira ngo dukurikirane. Are no muza gukuramo igisubizo cy'ibibazo aho bigeze. Noneho rero ibi bimaze kuba rero umugabo arasinya ratata, ariko nubwo mbisinye ntago biri bugende gute. Nanga kandi avuga ko utari M23 twagere iminsi 2 gusa basinya ibi bintu, ndetse bagiye gusinya rurimo rurarwana hariya za Gatogota. Iminsi 2 gusa bari bavuye gusinya ibi bintu, Donald Trump ahamagara inde nyakubahwa Samuragwa, Yvette Ndayishimiye, ndagusabye kuramo abasirikare bawe b'abarundi nyarutsa bakuremo. Musaza ati icyo tujye nashaka na amahoro, je ntabwo nagiye kurwana, nagiye kujyanye n'igisirikare kugira ngo tujye kurwanira abaturage ba Kongo, inzu ndimo nzimya inzu z'abandi kugira ngo uyu muntu yaje gutwika. Rero ntabwo amahoro abonetse kankuremo abasirikare banjye. Kamandi ni chief, mujye mukurikirana. Kamandi ni chief ati babarundi bavuyemo bamura kurengana, ati ni mu kubitira, ati ni murasaho hantu bivira mwica abantu mu bamare. Inkotanyi zimanukana amaburende, zimanukana ibiki, zirarasa ziteye M23. Mutesi Sikovi ati turagiye, ati tugeze Sange, ati twamanutse, ati turagiye tugeze Ruvunge, turakorotse, ati ngabo rero turageze mu Runingo, ati tugeze he, ati tugenda cyane, ati twebwe inkotanyi cyane, ati ntambwe ndende, ati ngabo rero turagenda tugeze mu Kagunga, ati Uvira turayinje, ati ohoho, ati Uvira turayifashe. Atuvira turayifasha. None Sikovi ati Nanga manutse, ati Uvira nawe urese Kanyoka, ati Uvira twayifasha amafoto mu Rwanda, bati bati twafashe Tanganyika indagara zirabonetse. Nubwo rero batangiye rero kuvuga bati okay, social media z'u Rwanda zirandika ziti nta muntu n'umwe arwana nk'inkotanyi zirarwana ze kare. Turagiye rero cya kibazo rero. Noneho aho bafashe nde Uvira, ni bande bahafashe? Ni M23. Colonel Nanga avuga ko M23 itagira gute idakorana n'u Rwanda na gatoya. Bafashe telefone, Donald Trump hamagaye umugabo Paul Kagame. Kamandi ni chief, icyavuze gihinduka itegeko. Mugerere mu gukurikirana rero. Ati ndavuze ngo mu masaha aya ubukuyemo ingabo zawe. Icyo rero nicyo kibazo rero. Aha rero dushaka intore Skovia nande na Ivode, tugahamagarana na Nduhungirehe n'abandi bose bazi badusobanurire batubwira ibi bintu. Ni gute Donald Trump yahamagaye Kagame ngo naza kuremo ingabo ziwiwe hama hagasoka M23?
ibi rero nicyo kibazo rero, kandi command in chief icyo avuze gihinduka itegeko. Ibi byavuze nde? Kabarebe. Mu bihuze rero nukuvuga iki rero, abantu bose bagera ku 3,700 bavuga babwiye hari Buvira bose bishwe, command in chief niwe yatanze itegeko. Mukurikire command in chief niwe yatanze itegeko, kandi command in chief icyo avuze gihinduka itegeko. Command in chief ninde? Ni wahamagajwe ati turavuze ngo bwira ingabo zawe ziwe zironge zisubira inyuma. Aha, atanga itegeko ati nimusubira inyuma. Basubira inyuma. Mbega rero turabaza rero intore Baskovia banduhungirehe voda n'abandi nka mwebwe, mbega Donald Trump yahamagaye nanga cyangwa yahamagaye Kagame? Icyo command in chief avuze gihinduka itegeko. Kagame ati amatelefone arampamagara ndara ntasinziriye. Oho, ubwa twagiye murabyumva rero. Bivuze iki rero? Ibi rero ibintu aho birimo bigana rero, nubwo ingabo zasubira inyuma, nubwo zagenda zigasubira inyuma zikagira ibugande yo zahoze apana kuva muri Buvira na Goma na Bukavu, ahubwo zigasubira ibugande yo zahoze iyo zazananye, baganasubira i Burundi aho bazananye hariya muri Okafe mu Ngagara. Ibi ntago bibakuraho ko bagomba kuregwa ibi byaha bakoze, ntibikunda, kubera ko command in chief cyavuze gihinduka itegeko, kandi ninde abibazwa? Ni command in chief. Aha rero niho tugira ngo tubabaze mwebwe mwabantu mwe mwogeza ibintu mutazi ibyo ari byo. Mbega ahibiso gushora abantu ngo ingabo ngore iragushora ntigukura. Nimba command in chief yaratanze itegeko ngo bice abantu hari Buvira, bakamuhamagaza bati subiza yaba bantu bawe bakuremo, byanga bikunda ibirego bizazuka, kandi aba bantu bazabajya bari ku mutwe bande wa command in chief, kandi command in chief wahamagajwe nta wundi ni Paul Kagame. Aba bantu rero bakugira guze bategezwa kuba kumubazwa. Reka tugaruke ku kajambo keza umusaza yivugiye Paul Kagame, atamaraso y'abandi yamenya yawakumiramo kagira inkuru. Ariko yemwe amaraso ni mabi, amaraso arasamba, twarababwiye. Umugabo rero Paul Kagame ni umugabo arandyohera cyane. Muti gute rero? Nari nzi ko mu kuntu avuga disikuru, akavuga disikuru mu Cyongereza, nari nzi ko uyu mugabo atazi Ikinyarwanda. Ariko kumbe yavuga Icyongereza, disikuru mu Cyongereza, kugira ngo agere gute ashimishe bashebuja b'abazungu. Aho bashebuja b'abazungu bamanuye kumukubita umweyo bakamubwira ati girayo. Umugabo noneho yavuze disikuru mu Kinyarwanda. Abatagikurikiye ubwo mwebwe murayimpumye cyangwa nta matwi mufite. Yavuze disikuru mu Kinyarwanda cyose arenda yirangiza. Ibyo bintu by'ibyongereza yabihaze koko, yabonye ko bamubeshe bamutaye mu rudubi. Igikomeye ni igiki? Yagize ati batwikoreza ibibazo by'abandi. None command in chief bahamagaye ninde? Ataho kubiha bene byo batwikoreza ibibazo by'abandi, ati genda rushiye imitwaro banyikoreza, ati ndago guma hamwe. Urwishigisha yararusoma, wishigisha urugagi urarusoma cyangwa urwagwa ariko urwo rubavuga ngo urwishigisha yararusoma rwaruruye. Abanyarwanda ari mutubwira abakera muri hehe mufite imyaka myinshi cyane, ngo mutubwire murambye mu bintu by'amateka, mutubwire ngo urwishigisha yararusoma. Nuruki nuruzi ni igiki? Nurugage n'urwagwa, mutubwire rero kuko urwo runtu bashigisha. Twebwe ko bashigisha ikigage, icyo biti ubumera bakari byo bashigisha. None urwishigisha yararusoma, ubwo rero urwishigisha ararusoma. Reka rero tugaruke no ku makuru. Hari amakuru mahitagira cyane rero kuntu izi ntera nkota za Paul Kagame zavuye Buvira zigasiga zisahuye zishe n'abantu, ariko abantu batereka da amatorosha bariho, amakemera abariho, byanga bikunda ibintu bategezwa kubazwa, byanga bikunda command in chief ate n'ibintu bategezwa kubazwa, kandi byihuse cyane mu birihuta cyane. Natwe turi hariya tubireba cyane tuvuga tuti ngayo nguko. Hari amakuru rero twababwiye kubijyanye n'imidugudu hariya yo mu Rwanda y'abatutsi. Ubwo rero radio na televiziyo Musare tubaye alerte atubo turatabaza tubwira tuti nyaboneka ibi bintu turabivuze hakiri kare, kugira ngo mwebwe mw'abatutsi mwe mwacitse ku 10 n'abandi, kugira ngo mumenye ibyo mukwiye gukora. Aha ntimwirare ngo ngahaye ngo muri munsinzire kadata, ahubwo mumenye ko muryamye hejuru y'irisongoye. Ni iriki risongoye? Ni icumu. Burya icumu rimwe rirabagira amajanja. Amakuru rero dufite yo kwizerwa, turimo dukora ku butasi hariya i Kigali, ndetse mwanabibonye na FDL nayo yabishize habona, abantu bose barimo barabyandika. Ibi bintu rero byo kuri murandasi ni birebire cyane. Kubera iki? Ubu nta hantu kinyegeza ikintu, ahubwo ikintu ugiye kugihisha, ahubwo niho bakinyegurura ati reka tubivuge byanga bikunda dutabara abantu. Arena twebwe nka radio na televiziyo Musare turimo turatabara bacitse ku icumu, tubabwira tuti nyaboneka abantu bo midugudu y'icyitegerezo y'abatutsi muramenye muryamye kuri songoye. Kubera iki? Ara makuru twaba twamenye neza na neza mu Rwanda yemeza ko harimo hategurwa kugira ngo hicwe iki abatutsi
nibamara kwicwa bavuga ko bishwe na FDLR maze intambara irongera irote Paul Kagame ngo arabe ko yasinzira na rimwe bamusubije ijambo mu mahanga. Ibi rero muramenye mwabatutsi mwe muri mu Rwanda mubimenye tubivuze bitaraba kugira ngo mugire gute mwirarire mugire gute mwicungere. Ibi rero ngo byanga bikunda bitegerezwa kuba mugahinduka ibitambo nkuko mwabaye ibitambo muri 94 ndetse nkuko mwabaye ibitambo abanyamurenge babaye ibitambo hari azamurenge bakicwa ninde yabishe twaramubabwiye Eric Murokore. Hariya ngo helicopter yazamutse hariya Eric Murokore icyo gihe yari colonel. Ibi atezwa kwibazwa byanze bikunze nkuko ntuzenye nawe tuzamubaza ukuntu yagize gute yarimbuye Kibeho ninde uyabibutare bamwita nde ubwo ndaza kumwibuka nawe Bingira colonel Bingira icyo gihe yari colonel. Aba bose mujye mubandika mujye mubandika mubamenye muzababaza ibyo bakoze ubwo ntabwo tuvuza wishe mu majyaruguru nawe tuzamuvugeje aha ariko bantu barago erega birahari byose turabifise ubwo kabara bene bazatubwira ukuntu yahinduye ariko we aragiye we ntabwo tuzamubona we yagiye ipantaro n'ikimukwira umukandara asigaye yawuzingurutsa gatatu bye umena amaraso y'abanda yawe akakumiramo ngabo Paul Kagame arazi imigani myiza. Reka twikomereze rero ubwo rero nyaboneka mwebwe mwabatutsi mwimere mu midugudu aho mu Rwanda ntimuryame ngo musinzire. Oya hari umutego mwatezwe kugira ngo wongere muhinduke ibitambo Paul Kagame amare kabiri n'ingoma yiwe. Ibi rero mwagombye guhaguruka mukarikanura kuko ibyo kuvuga ngo arabakunda nta rukundo rukirimo. Ubu twese no guhaguruka tukamena tukaraba ibintu aho bigeze. Ikintu twabgasaba rero nuko ni ibintu bibiri gusa nimba mubona koko mukiri inyuma y'inka kandi inka yaramaze kuribwa nimuhaguruke noneho mukora imyigaragambyo mwahora mutuka bande mukabatuka ngo ngabe bigarasha ngo ngabe biki byose. Hari wari umaze iminsi yihandagaza ngo zantore ngo nako ngo nibiki ngo zantera hamwe ngo zabiki byose yari yiharaje gutuka Ingabire Victoire ndetse n'abandi. Turasaba rero ko ahaguruka cyane akandika ati uyu Mike rero hari ya muri Leta Zunze za Amerika uyu Mugesera uyu giki uyu wa muri ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri ONU yo gatsindwa ati uyu yatutse Kagame n'intore dusabye ko mubyandika mukanabivuga mbe muri he muze duhangane hano muze nimuhagurukane niyo nka mugende mujye kwigaragambya. Ibi ntago mukibishoboye karabaye bya bindi bakubwira tumanika gati wicaye wajya ukamanura ukagira gute ugahagarara. Ibi rero mwokagira Imana mwereka tubabwira agatekerezo umuntu yatubwiye aratubwira ati burya abahutu n'abatutsi mwebwe ubwenge bwanyu mbumeze gute ati hari abandi bamaze kurenga icyo kintu ati reka rero nkubwira agatekerezo are ukabwira abantu nikomeranya kuba ndakumva ati Imana yahamagaye umututsi irazira mubwire ati we wa mututsi bite byawe ati giwe ndaho ndakomeye Mana wandemye ati ndagushimira ko wandemye ati okay ati rero wowe wamututsi we rero hari ikintu ngiye kugusaba ati yego mubyeyi mbwira Mana yanjye wandemye ati ngiye nshaka kumbwira ikintu ngukorera ati hanyuma umuhutu nkamugwiriza kabiri nkakimukorera inshuro zibiri. Mututsi ariyumvira ati wowe mbwira ikintu ushaka kuri isi ya rurema bye byose nibye nabiremye ko ngukorera ati hama umuhutu nkimukorere inshuro zibiri. Mututsi ariyumvira ati wa Mana bati nkuramo ijisho nkuramo ijisho tushaka ko ngukuramo ijisho ati umuhutu mukuremo abiri. Okay ati genda hariya ku ruhande rero baramujyanye pembeni aho bajya kumukuriramo ijisho arahagaza ati burarindiriye nawe. Imana irasubira rero ihamagaza umuhutu araza ati ngo ngana ati we wa muhutu we rero ati ari cyo nshaka kukubaza ati yego ati mbwira ikintu ngukorera wa muhutu we nimara kukigukorera ariko umututsi nkimukorera inshuro zibiri ubu nimba nguha umumiliyaridi umututsi ndamuha imiliyaridi zibiri. Nimba rero wowe ushaka imodoka n'umututsi ndamuha imodoka zibiri ati we mbwira ikintu ngukorera ati hama umututsi nkimugwirize kabiri. Umuhutu ariyumvira ati jye urazi ati ncukuguru ati gucukuguru yego ati umututsi muhita umucabira ati yego. Aragiye rero amwegereje wa mututsi baricarana atoke azarera Imana rero ibwira rero mu marayika wayo ati muzana umupanga ngaho muzane n'ikimbugita ngaho mbereke baraza mu marayika hagarariya ati wa mututsi wihagarara ngaho ati we wa muhutu wihagarara ngaho ati we wa muhutu we wamvuze ko ushaka ko nguca ukuguru ati hama umututsi nkamuca amaguru abiri. Ati we wa mututsi we wavuze ko uyu muhutu mugira gute we ngukuramo ijisho rimwe hama we nkamukuramo abiri. Ati rero ngaho
tora rero uri umupanga rero tema uko kuguru k'uwo muhutu nawe wa muhutu we uca utora uko kuguru ugire gute amutema amaguru abiri hama rero wowe wa mututsi we wa muhutu we ufata imbugita unogoremo ijisho uwo mututsi rimwe tewe wa mututsi nawe uca umunogoramo amaso abiri abagabo bati ibintu dupfa n'ibiki bituma ducana amaguru dutoranamo n'amaso bana watubabarira tukisubiraho ibyo twavuze tereka da mwabivugaga kubera iki kubera urwankano mupfiki nguko rero uko abatutsi n'abahutu mu Rwanda mumeze buryo wabashyira hamwe akabashyira hamwe ati wowe ushaka ko bari abana b'abahutu bose bapfa nawe ushaka ko abana b'abatutsi bapfa mwese mukavuga ati mutora amafuni rero wowe hondagura abana b'abahutu nawe uhondagura abana b'abatutsi burya mwabikora aha rero tubabwira tuti Kagame yarababeshye cyane aratubeshya cyane dusubiranamo asigara yirira ibyiwe byose arya igihugu cy'u Rwanda rya n'icya Kongo ariko ntacyo dupfa nabwo rwango rwanyu ni muri ahantu mu rutakure kuko nta kintu na kimwe bimaze nta kintu na kimwe mupfa kuki uwo mutu yatinye kubikora kuki uwo mututsi yatinye kubikora imbere y'Imana nuko babonye ko nta kintu nta nyungu zihari ahubwo ni uruhombo gusa uru rwango rero twebwe turimo twankana aya macakuri muri bo muzana aya niyo rero aha ingufu Kagame kuri radio na televiziyo umusare niho uzasanga ibitekerezo nk'ibi ntahandi uzabisanga turi kumwe bamwe bati 5 kuri 5 bati are turagukunda nanjye ndabakunda cyane ku mpande zose bati are uri hejuru nabwe ntabwo ndi hejuru ndi hasi ikiri hejuru ni Imana ubwo rero bati rero urasetsa cyane ati ntacyo mvana na Valens reka data sije na Valens na Valentina ntacyo dupfana okay tukomereze rero gukara gaciye mu bantu batere ku umugabo we ni nyabaki umugabo ndi nyabakinye umuntu yabwiye ati wahora niki undati wahora niki se nyine wahora niki undati wahora niki se nyine wahora rero ni igiki wahora nukubona ibintu twarariye cyane turimo tubibona n'amaso umugabo akajya hari ati genza apfa ndwana ati nzabamara mwese mwanaciye umurongo ukumva ndaramuhamagara ati ngo ha amasaha 2 ati ngo kubita ubuhiri cyangwa urakuramo ingabo zawe ati nzikuyemo ko wahora uvuga rero ko ingabo atari ziwawe uzikuyemo gute aha ni ikimwaro gikomeye kuri leta ya Kagame n'abari abamutsi be bamushyigikira biboneka ko abanyarwanda twapfunyikiwe amazi ibi bintu ari byo kutubeshya gusa kugira abayobozi nk'aba bazi kubeshya gusa zakadahumeka ufite inzego z'abadepite n'ibiki byose ibirateye iseseme aho umunyarwanda ashobora guhaguruka aho kugira ngo avuge ijambo agakoma amashyi gusa ati ati kuki muvuga ko tutishe Karegeya ati nimwemere ko twishe Karegeya ati nitwe twamwishe batamasi kacikaci nguko ati Kizito Mihigo ati nimba twaramwishe uninde ati nimba twaramwishe muzaze mu muzure mukoma amashyi kandi yahora aririmba ibi rero byo gufubagana ni bibi cyane umugabo umuntu arabaho afite iminsi yo kubaha akajya n'iminsi yo gupfa akagenda agapfa gahambwa ibyo yakoze bikamuherekeza rero nta kuntu muhagurukira uburenganzira bwanyu n'ubwanyu nta kuntu umuntu umwe ashobora kuza ngo abatwara uburenganzira musigare mwarafubaganye twakomeje rero n'amakuru arimo aravugwa rero kuri iyi si ya rurema kugira ngo tubashe twihute mwese muyakurikirane uko amakuru arimo avugwa ni menshi cyane bamwe barati mbega intambara yahagaze haba na gatoya intambara igeze he ahantu hariya imasisi harimo haravugwa urugamba n'ubu rwasuku imasisi ubwo no kuvuga iki rero Imasisi rero harano nasomye gato Imasisi barimo bararwana ahantu bita Kinyumba Nyavyondo barimo baravuga ko drone zaba zamanutse zikongera zikaza zikahora ibyo zigomba gukora ubwo murumva rero ariko rero binane nabyenda gusetsa barimo barabwira ati nimukuremo inzo ngabo zanyu namwe bana b'u Rwanda bakaguma bariyo bariza Amasisi mu bicwa na drone mwege ntimwahaguruka ajya hari igihe mvuga n'abo bantu b'abasirikare je nuko ntabaye umusirikare wangira umusirikare je nahaguruka avuga none ndimo barimo barabwira databuja kamande ni chief ati tuve bati akabakura none timo turarwanira iki ko nahani Masisi baza kutubwira reka twibutse abantu mu barwana Masisi ku ruhande rw'inkotanyi hari Masisi na Rucuru tubabwira ko Katari yagize gute yahaguze miliyari 20 kugira ngo bahororere banahahinga sahanyu ni muhave ngaho murajya hehe aha aho sindimo reka twikomereze rero reka rero amakuru tuyarangize ku mugabo bita Kenesi burya rero abantu turababwira ngo turabeshya nabo batangiye kuyibona aho Kenesi yahagurutse agasarati burya rero ati umuco nyarwanda wararangiye ati ngoma ya FPR inkotanyi yarangije umuco ati ibintu birabaye birakomeye cyane ati ibintu nagasuzuguro uyu mugabo rero Kenesi muramuzi ko agira amagambo menshi cyane kandi ari wa wundi avuga ibintu anashingira FPR cyane ariko noneho yavuze ati iki gikorwa cya FPR ni igikorwa gikayitse ni cye rero yavuze ati birababaje mu muco nyarwanda
Rwanda, atabageni bari abantu bitwara neza, tugasanga ubukwe bwabaye abantu barahimbawe, maze umugeni agatahana umugore wiwe, umukwe agatahana umugeni wiwe, ugasanga ibintu biraryoshye. Ati ubu rero mu bugenere bw'uyu munsi wa none, ati ku ngoma ya FPR Inkotanyi, atusanga umugore maceza ndomboro n'umugabo atari tunatuna akakubita ndomboro ya soro umugeni ngo akikaraga agira agakubita murabona ndomboro ya soro akazunza ikibuno ati giye ndomboro ya soro mama yake ni murari. Ati ibi bintu biragahitse aho umugeni yikura agashamba rivara akarikura karita akakubita ndomboro ya soro. Ati ngibyo ibi bintu umuco naho ubati umuco n'uwigikinga yemwe n'uwinyana ziki. Ubwo wa mugore yatubwira bitubwira nagaruka bitubwira imbaro w'inyana zinga cyangwa w'inyana za zindi. Ubwo ntago ndimo je ariko rero Kenisi ubwo rero turagushimiye Kenisi ubwo umaze kubona ko FPR yabiciye abana rero ikabamaraho musigaye muceza ndomboro umukwe n'umugeni baceza ndomboro mu bukwe, maze namwe mukabona birashisha mukabona birabateye isoni. Ubwo rero n'abandi bose bagomba byumve aho mwafasha abana b'abakobwa beza cyane bahora ari abari b'u Rwanda mukabita indangamirwa mu muhanda. Ibi rero turabyamaganye, reka tunatabariza rero Kayonza yose aho bavuga ko uruzuba rwabishe inzara yabishe kandi nta kintu bafite cyo gushyira ku munwa. FPR ivuga ngo ni Singapore, abana bo turabahojeje cyane. Dushimira rero abantu dukurikirana cyane muri iyi minsi mikuru, tubabwira tuti muzarangize umwaka neza mutangire n'undi mu mahoro. Arenda hari nzakomeza mbabwira amakuru 5 kuri 5. Reka rero tubasezere cyane tubabwira tuti bye bye naho butaha.